Gira amahoro nshuti ya Handitswe ngo TV official. Uyu munsi turi ku Karambo mu ntara ya Gikondo, turi kumwe na Ndagijimana Jean Damascene. Ahantu nturuka nuko ikirere cyari kimeze nari mfite impamvu nziza zo gusiba nshobora kuvuga buri wese akashobora kuba yayumva. Nagerageje no kuvugana n'abayobozi ba hano, ariko atumva iby'uyu munsi turi kubona atari bukunde rwose. Ntacyo twagushinja, turareba uburyo twabigeza tuganirize n'abizera, ariko turi kubona uko ikirere kimeze n'aho amasaha ageze bitari bworoshye. Ariko kundebe nubwo nshaje ntabwo nyapfa kwemera gutsinda. Hari amagambo nibutse aba muri ibi bitabo mubona dufite ibidutera impamvu. Ntabwo biri mu cyigisho, ariko bimwe mu bitumye bintera umwete kuza ku ipaje ya 29 y'iki gitabo kuba gifite. Mujayimana iravuze ngo umurimo itorero ryananiwe gukora mu gihe hari amahoro no mu gihe hari amikoro ahagije, bizaba ngombwa ko riwukora mu gihe cy'akaga gakomeye. Aya magambo arumvikanye. Umurimo itorero ryirengagije gukora mu gihe hari amahoro, hari umutekano, hari umudendezo, hari n'amikoro, n'ubwo uwo murimo wirengagijwe uzakorwa biri nabi cyangwa biri neza. Ubu no kumbwira ngo imvura iraguye ngo noneho bibaye impamvu yo kuryama, nicaye mbwira madamu uko byamera kose ndagiye. Nagerageje gushaka gutega tagisi voiture, nsanga nibyo bibi nubwo ntari ndi kunyagirwa, ariko rwose ambutiyaje iri hariya iyi saha mba nkiri 19. Bitamo kuzana moto tunyagirwa rwose. Maze kumbona udukweto zijemo amazi, ariko mureke mbabwire turi abasirikare ba Kristo. Kandi ko mbabwira ikindi nzi musanzwe muzi, Yesu nagaruka iri torero azarisanga ahantu hatatu. Buri bidutera umwete ni byinshi. Ahambere, iri torero Kristo umugabane wa mbere ni abazaba bari mu gituro barasinziriye bizera utwoga marika wa gatatu. Abo bazazuka umuzuko wa mbere w'abera. Nicyo Yohana yavuze ati ufite umugabane mu kuzuka kwa mbere arahirwa kandi n'uwera. Abameze batyo urupfu rwa kabiri ntacyo ruzabatwara. Uwo ni umugabane wa mbere w'indi. Abakabiri mu itsinda rya kabiri, iri torero itsinda rya kabiri Kristo azarisanga riri muri gereza zose zo kwisi, nta kindi bazira impamvu zo kwizera kwabo. Umugabane wa gatatu ni untera ubutwari, ni abantu bazaba bari ku misozi bazerera mu mavumo, mu bihanamanga, bicwa n'inzara, bicwa n'inyota, ariko kubera ko bazaba barerejwe kuba abahamya ba Kristo kugeza agarutse, Imana izabaha imbaraga n'ubushobozi byo kwihanganira ibyo bihe. Imana ihimbazwe iteka. Narasomye ngo gereza zizahinduka amacumbi y'abana b'Imana, aho bazaba bari mu misozi, mu mavumo, mu bihanamanga, ngo ibyo kurya ndetse n'amazi yo kunywa ntibazayabona. Ibyo rero ntabwo wambwira ngo imvura ngiraguye, buri kumwe ngo hari umuntu uri busibe, imvura yaguye ngiye mvuye hafi mu Bugesera, yaba afite ikibazo rwose. Nta mpamvu n'imwe. Imana ibagire neza. Tugarutse muri uyu mwanya twari turimo, kadusenge. Ushimwe Mana yacu, tugushimiye kuri Imana uruta ibigirwamana byose byo mu isi. Tugushimiye imbaraga zawe, ubutware bwawe no kunesha kwawe. Tugushimiye ibitangazo dukoreye ukatuzana mu nzira ziruhije, nyamara ukuboko kwawe kwahabaye tugeze hano amahoro uhimbaza. Muri iki cyumweru wabanye natwe, turasenze no kuri uyu mugoroba Mwuka w'Imana abe muri aya materaniro. Abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa, abasaza n'abakecuru, abagabo n'abagore bahabaye hano imbere yawe, ndagusabye kugira ngo tukugireho umugisha. Dukomeje kwiga ijambo ryawe n'uyu mugoroba bane natwe, tubisabye mu izina rya Yesu. Sineza kugenza gute? Kumanuka. Yona aramanuka ahungira i Tarushishi. Ejo twabisomye. Byo nasomye ibintu byinshi mu gihe gitoya kubera ko iminsi yanjye n'ubundi buri irashirana.
ku isabato hano dufite ifunguro ryera. Ayo makuru narayamenye. Narizi ko ibyigisho byanjye nibura nzabisoza ku isabato saa 5 nimugoroba tugakora indi gahunda, ariko nyuma kumenya ko hari ifunguro ryera nifuje ko uyu Imana ikunda umunyabyaha ariko ikemera umunyabyaha wihana ikanga icyaha. Igihe Yona yari amaze kwizinuka wamujugunye mu nyanja, aho kugira ngo wamujugunye mu nyanja, yego, ahubwo Imana mwamfasha byageze bite? Byageze bite? Kubite byanyura byageze bite? Yamizwe n'ifi, aho kugira ngo agwe mu nyanja yaguye mu nda y'iki? Harya uko twabisomye yamaze iminsi ingahe? Nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Ababyizeye nibande ko byabaye cyangwa n'ibihimbano? Uvuga ati ndabyizera byarabaye, ni mumanure Imana ibaha umugisha. Yona yamaze mu nda y'ifi iminsi ingahe? Reka mbabazi, niba Yona yarahamagariwe kugira ini we akaba abizi ko hari hagoye, akaba abizi ko abahanuzi bajyagayo bose bapfaga, Yona ntiyigeze apanga icyumba cy'amasengesho y'urwiherero ngo ajye kubaza Imana impamvu imwohereje mu bagome ngo yibaze igisubizo. Nyamara ibyo twanze gukora mu gihe cy'umudendezo maze gusoma, Yona yagiye kumva yumva ageze mu nda y'ifi. Iko nasomye muri cya gice cya mbere. Noneho ngo Yona ageze mu nda y'ifi yarasenze ntiyasenze? Yarasenze ntiyasenze? Bane muri kwiratanya imfura yabo ngo ntabwo musa mu materaniro. Kuna agasuzuguro gateye ubwoba cyane, ni ukubahuka, ni uguteta ubumenafu. Wego imfura biraguye ngo ntabwo tujyayo, ariko ababwiza ukuri. Papa kera yigeze kunkubita urushyi, n'ubu ndacyarwibuka. Iyo ndwibutse amatwi acuringereza. Uzi byari byabaye hari ku mugoroba turangije kurya duhaze, wacu ibyo kurya byari bihari rwose neza. Noneho muzehe umbyara muri 41 ko yari yaravutse muri 26 hateye inzara muri uru Rwanda, zimwe bitaga za Rusagayura n'amazina menshi. Habaye hano hari abantu bari bariho babimenye. Inzara iratera ku buryo buteye ubwoba, abantu babura ibyo kurya. Noneho batangira kurya umutsima w'inguri z'insina. Bana bifashe ku munwa, bakobwa banya bati gutese biraje. Insina murayizi, inguri y'isina y'imuzi, bakayifata bakayironga, baragiza bakayihata, bamara kuyihata bagasatura udukeke. Utwo dukeke bamara kudusatura bakatwanika ku zuba, twamara kuma bagahonda mu isekuru, bagahonda abasekuru ubugari. Bwamara kuma nta kayuguzo kabaga gahari, bagakubita gutya n'agafu, agafu bakagashyira ahantu, bakongera bagasekura ifu y'umutsima w'inguri. Uwo mutsima bamara kuwukora bakawurisha imboga bita kimari. Abadoti komusha uko nta musaza hari ngabihamye. Ibyo babwira byarabaye ntagarukuza, yari zariteye ubwoba. Uwabaga yari uwo mutsima bawurishije n'imboga z'ibyatsi bita kimari. Ikimenyetso cya mbere cyabaga kibiranga gushishuka inda, uruhu rukavaho, kugira ngo babijyaga bishimye. Ubwo twari duhaze rero, nimugoroba turimo tuganira, muze atera story atubwira ibyo nzara imeze icyo maze kuvuga. Nuko nene nabwo ndari ku papa munsi umwe sadutekera agatsima k'inguri. Udutekera izo mboga za kimari, twumva ukuntu papa yahagurutse yomboka aho yarari ance ku rushyi, numva rumvikana. Arambwira ati sha urimo uraketa ubumenafu, urakeka ko twabijyaga twishimye. Reka mbabwire bizera b'itorero rya Karambo twabaye turi hafi gutandukana. Iby'agakiza ntabwo ari uguteta ubumenafu. Ndababwiza ukuri, bizadusaba umuhate, bizadusaba kwitanga, bizadusaba kubwirwa, bizadusaba kunyahagirwa, bizadusaba no kunanirwa no gusonza. Ndagira ngo mbabwire ko
ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa kandi intwarane zikabugishwamo iki? Imbaraga. Ibyo ni ibyanditswe byera. Iyo nageze mu nda y'isi, amasengesho atakoze abaza Imana impamvu imujyanye n'iniwe, abishaka atabishaka, Yona yasengeye mu nda y'isi. Munsi wa mbere Yona arasenga, munsi wa kabiri Yona arasenga, munsi wa gatatu Yona arasenga. Ubu noneho Imana yari imaze kubona neza ko Yona abaye umurayiki mwiza yatuma kujya ininiwe. Yona aravuga atumba, n'ubundi nahunze kujya kugwa ininiwe, nahagenje gute? Ndahaguye. Ati Imana imbabari ikankura ahantu, najya kubwiriza ininiwe. Muzemera misi zabemeza, ndababwiza ukuri zabemeza. Wabwira ngo dupange amasengesho hano y'iminsi 3 tutavuya, ngo duhere uyu munsi kuri uyu mugoroba, ubwo twazava hano ryarira. Ese avuga ati jya bajya ndwara mu gifu, ariko hari umuntu ngiye kureba. Munsi wa gatatu ushize, igifi kinini ngo cyaragiye kiruka Yona ku nkombe. Kimaze kuguruka ku nkombe, ngo yazamutse kabuno mpamagura ajya mu mujyi w'Ininiwe, hahandi yatinyaga kujya. Ubu noneho ni Yona utagitinya gupfa, ni Yona utagitinya ingaruka. Ubu ni Yona witeguye kumvira Imana uko byamera kose. Mureke babwire, iyi Mana twarayizeye, amahame twarayarahiriye, turi abasirikare bo muri iyi ntambara. Uko byamera kose nubwo byabikomeye, tuzakomeza kwizera mu izina rya Yesu. Nta mpamvu n'imwe dufite yo gutuma tugamburwa. Naho zimbwira abantu ejo bundi, aka kantu gato ko gufunga insengero, gatoya ko gufunga insengero, ukabona abantu barahungabanye ngo nuko insengero zifunze, ubu Kristo bukagwa. N'ubundi ubusanzwe uri umugwira. Ndakubwiza uko ubusanzwe waragiye, ubwo Imana yawe iba mu rusengero. Kubera ko Imana iba mu rusengero rero, none urusengero bakaba barufunze, ubwo nta mahirwe yo kugenza gute? Yo gusenga. Nyamara muzasome neza mu Byahishwe igice cya 11, uhereye ku murongo wa mbere. Hari amagambo nakunze arimo navugamo ingingo 3. Yohana umwishuzi ngo bamuha urubingo rusa n'inkoni, barabwira bati haguruka ugere urusengero, ugere n'abarusengeramo, kandi ugere n'igicaniro. Ibyo bintu bitatu batanga ubusobanuro bw'ubwo buhanuzi. Baravuze ngo uru rusengero handi yeretswe ni urusengero rwo mu ijuru. Ndashima Imana yuko uyu munsi wa none urusengero rwo mu ijuru racyafunze, kandi ugere n'abarusengeramo. Baravuze ngo abarusengeramo nitwe. Dushobora gusenga turi mu isi, gusenga kwacu ukumvikana mu buturo bwera bwo mu ijuru. Waba uri mu rusengero, waba utarurimo, upfa kuba ukiranutse uri imbere y'Imana. Imana ihimbaza. Kutagira amasengesho y'iki no mu rwiherero yari ingingo ya 4. Iya 5 mu ntambwe ziranga abamanuka, kwanga inshingano. Kwanga iki? Inshingano. Musome neza mu gitabo bita Kugana Yesu, ku cyigisho cyitwa ngo imirimo n'ubugingo. Ugene muri aya magambo murayabona, haranditse ngo iyi Imana ibishaka, uyu murimo dukora, yagombaga guhamagara abamarayika bo mu ijuru, akaba aribo bakora uyu murimo wacu. Nawe tongera avuga ngo iyi Imana ibishaka, yagombaga no kuwukora mu bundi buryo, uburyo buheze. Imana yacu iravuga bikaba, yategeka bikagenda gute? Ntabwo nari nkenewe kuza kumara icyumweru hano ngiye, bishoboka. Marayika umwe byari bihagije, kaza kavuga rimwe mwese mukubana. Ariko ngo Imana ngo yahisemo kutugirira icyizere, ngo kugira ngo duhinduke abafatanyabikorwa nayo muri uyu murimo, kugira ngo dusangire ku mugisha w'Imana. Uyu munsi wa none dufite abantu bari kuva mu nshingano nta mpamvu. Abaririmbyi bari kuva mu makorali, abadiyakoni bari gusezera, abayobozi b'itoro bari kwandika begura, abantu byakomeye, abantu batanga inshingano. Ariko reka nkubwire ubuntu, uretse ko nta mwanya dufite wo kubisesengura, uranga gukoreshwa n'Imana utegereje gukoreshwa nani? Kandi reka nkubwire, amaboko atagira akazi Satani yashakira umurimo. Bikubwiza uranga gukorera Imana uzakorera Satani, kandi Satani ntacyo ahemba. Iyo mubona imvi zacu zibaye uruyenzi turi abasaza, tukigenda mu mvura nk'iyi ngiyi, nta bihembo dukorera, nta n'imishahara dukorera, ariko kubera ko Imana yatugira icyizere, ikaduha inshingano, ikaduha impano muri uyu murimo, nejejwe no kuba umufatanyabikorwa n'Imana. Ndabihisemo kandi ndabikomeje.
nshuti niba warigeze wanga inshingano muri iri torero, hari igihe amatora ajya agera maze pasitoro yahamagara inama ndanga, atari inzandiko zikaza, nyakubahwa pasitoro uyoboye inama ndanga mwaramutse, Yesu ashimwe, mujye inama ndanga nziza mu bwo buryarya. Nari mbandikiye mbagira ngo mbaye umudiyakoni mukuru imyaka 5, none nari mbandikiye ngira ngo mondohure. Ari we wararushye rero. Ibyo uvuga urabizi wowe. Ubwo rero bakugeretse ibuye kumutwarira kumunnye, waguye n'agacuho we, none iryo buye urashaka kuritura, wifuza kurigereka ku bandi. Kwanga inshingano mwitorera, reka nkubwire, wakwanga inshingano zo gukorera Imana ukifuza gukorera nde? Niba warigeze ubikora upfuka musaba Imana imbabazi mu masengesho, iyo ni intambwe iranga abamanuka. Kandi reka nkubwire, iyo abantu batangiye kwanga inshingano muzabyitegereze neza. Ngewe narabikurikiranye, abantu bitwa abaririmbyi bahoze muri korali, iyo bamaze kuvamo maze mukaza hano mukaririmba, mukagira ingorane indirimbo mukayica, aho yicaye shafasha indirimbo yacu sha barayitabye abakana abashize tukirimo sha uruva yayivuyemo, arimo arasanya n'abagenzi bate n'abaririmba. Ibyo nziko bihari. Ubundi bene bicaho barakritika. Iyo wari umudiyakoni ukora inshingano ukaya, iyo ugeze ku rusengero gutangira kujora, ntibakihakubura. Ubundi karambo yabaye karambo, njyewe na naka ukagira ibyago nkakumenya ko wabivuze cyangwa twakuzonga. Kwa inshingano abantu barabikora bakagira ngo ni byoroheje, bakagira ngo nta kibazo gihari. Nyamara mureke mbabwire, wabyemera utabyemera ubu uri gutera intambwe zo gusubira inyuma. Kandi narababwiye ngo nta muntu uryama uyu munsi ngo ejo buke yaguye, ibishoboka. Ahubwo ni intambwe ntoya igenda imanuka ijya ku yindi, ukabona nta kibazo, ariko bazajya kwibona ukazisanga umeze nk'abandi bose. Ngewe navutse iwacu hari amatungo magufi, amatungo magufi y'ihene nyinshi zirenga 30 naraziragiye igihe kinini cyane mu ishyamba. Buriya nakundaga kubona ikintu bita inkende. Wagira ngo twiga tubakira mu ishyamba zazera tumenyereye ko buri gitondo twabaga turagiye. Nayigiyeho byinshi inkende, ariko bitari byiza. Buriya inkende uko muyibona n'agasimba katajya kwekemera ko ubona ubwambure bwawe. Iyo muri kurebana ukayirukankana ntabwo ishobora kugutera umugongo, no, yiruka gutya murebana, ariko nishaka kwiruka. Niko ziteye. Iyo ibonye wayokeje ikabona n'umuvuduko udasanzwe, ufite n'indi mpamvu, nta kindi ikora kwitabaza, yitabaza kurira igiti. Niyo irimo kurira, yurira yibumba rwose. Ariko reka mbabwize ukuri, iyo ukomeje kuyosa igitutu n'inkoni n'ibiti n'amabuye, bigera igihe kwagupeza, ijya kugera mu bushorishori, kwa kwibumba kwavuyeho yarangaje no mu nda waribaye. Uri munyamunyu umwaka wa mbere utera intambwe z'abamanuka, uri munyamunyu wa kabiri, uwa gatatu uzabenyura isi yose izakora. Ntukinishe ikintu cyo gutandukana n'Imana. Ugomba kuba uri umusirikare wa Kristo uhagaze mu cyuho neza. Kwanga inshingano muri iri torero. Intambwe ya 6 iranga barimo bamanuka, gukererwa nta mpamvu. Gukererwa nta mpamvu. Nabisomye mu gitabo cy'intambara ikomeye ku cyiciro cyitwa ni imitego ya Satani. Niko ntekereza rwose ngo iyo umubwiriza arimo ategura ikibwirizwa azabwiriza, ngo Satani araza akareba umutwe w'ikibwirizwa. Mwibuke ko twize amagambo avuga ngo
hashize imyaka ibihumbi n'ibihumbi Satani ageze gute uyu ni umucakura. Iyo urimo gutegura ikibwirizwa araza akareba titire y'ikibwirizwa, akareba amasomo uri mutegura, akavuga ati iki kibwirizwa n'ikibwirizwa karambo kirankoraho, abayoboke banjye bose baragenda. Iyo byagenze gutyo rero ashaka impamvu zose, niba byari biri bugufashe biri bukubake, ashaka uburyo bwose iryo jambo riguhitaho. Nubwo naba mvuga nk'uko ndi kuvuga, ijambo rigufata rijya kugera rigufasha, agatosi kakaba karaje, mumenye ukuntu bigenze. Kandi rya jambo ryamara guhita ibitosi bikageza gute bigashira. Wari usanzwe ugera ku rusengero saa 2, niba ari ikigisho cya mu gitondo cyateguwe, ukahagera saa 3 saa 4, icyagombaga kugufasha kikaba kirahise. Bintu bita gukererwa nta mpamvu. Harya muzasome neza mu byakozwe igice cya 5, aho dusanga ibyananiye na Safira. Murabyibutsa ariko yego, Ananiya na Safira bari bagurishije isambu yabo, barangije amafaranga bakora inama z'ukuntu bazayakoresha. Bigeze aho bajyana inama z'uko barayagabanya. Inama rwose baremeranye. Birangije ibyo bagabanyije, Ananiya niwe wazindutse mu rusengero kare. Arazinduka, ageze mu rusengero asanga Petero ari barigisha ikigisho cy'idini cya mu gitondo, ariko umwuka w'Imana yamufashije cyane, maze asanga Petero yuzuye umwuka wera. Abaza Ananiya ati niko Ananiya, aya mafaranga muzanye niyo mwagurishije isambu? Ananiya ati ni impamo y'Imana, mukuru w'itoro pasitoro, ntabwo nabeshya, aya mafaranga niyo twagurishije. Petero atumva, ntabwo ari njye ubeshye, n'umwuka w'Imana ugenda gute yikubita imbere y'ibirenge bya Petero arapfa. Ako kanya bajya kumushyingura, Baterano yabera arakomeza. Narasomye ngo hashize nk'amasaha 3, masanga uyu munyagwa w'umugore yarari he amasaha 3 ku isabato, yari yagiye kuvuma. Ariko reka nkubaze, ni gute umugabo n'umugore barara mu nzu imwe, mu cyumba kimwe, mu gitanda kimwe, mu ishuka imwe, uwa mbere akagera saa 1 undi akagera saa 4? Ubu nibyo ni ibiki? Gukererwa nta mpamvu. Ariko nibutse cyari cyamukereye, ndakibutse. Ariya dutuye iwacu, muze ko wanyu Imana imumugisha, yaje kuntwara umunsi umwe n'imodoka. Yarazi ko ari hafi ahantu ntarahazi. Kwa mbere isabato yarazindutse kare kare saa 10:40 yarangiza. Tuye ahantu kure hirya y'umujyi gatoya. Wacu rero ni wasigaye ikintu bititaka, ubutaka kandi bugezweho. Ikintu kikubwira ko kwa kana akabagurishije agataka. Uwo mugore gusa mwitegeze ku isabato yaje gusenga. Barambara, bakambara ibitenge, bakambara amakanzu, bateye amafaranga, bati nta makuru ufite, bariye agataka. Yo terimiri wacu kwa Safira bari agataka. Umugore ngo akajya muri miriwari mu gitondo, yakubise n'igitenge, akajyanisha n'urukweto, agasokoza ajyana hari mu kirahure nk'umugore wari agataka, kuko bitaho fureshere kurusha ya mbere akavuga toya ibi ntabwo bijyanye, akongera akabivamo, akambara indi myenda bishyashya. Yamaze amasaha 3 yireba, ari bashaka kwambara. Ubu hari abantu bazi kujyanisha bakabyara nkweto z'umukara, sakoshi y'umukara, jipo y'umukara, kote y'umukara, babyita ngo kujyanisha. Uyu munyagwa yakere bari kujyanisha, arimo arajyanisha mu kirahuri, yamaze kugera ku rutonde rw'abapfakazi. Yamaze kujya ku rutonde rw'abapfakazi. Maze rero shaho rero aho muka Safira yigogonereje we, wacu hari umugore w'umugabo wari ukizi wacu bwa mbere. Iyo yabaga anyuze ku muhanda, niyo wabaga uri mu nzu, twarabimenyaga. Afite amavuta yisigaga, yaba atakino mu muhanda ukayasanga mu muhanda. Yagiye kare ku buryo waje ko ahantu nakageje gute arahanyuze. Umugore Safira cyinjira mu rusengero, abantu bagiye kuba barebye masanga urukweto rakubita ku isima, bose bagakebuka.
zakimbagira asanga umukuru w'itoro Petero aracyahagaze mu cyo yuzuye imbaraga y'Imana. Ati Safira, ndatikaranya mukuru w'itorero, aya mafaranga niyo yazanye, niyo mwagurishije? Undi ati ni ukuri kw'Imana nk'umudiyakonekazi ntabwo nakubeshya, niyo twagurishije rwose. Petero atumva ibirenge by'abavuye guhamba umugabo wawe, by'abavuye arimo arimanyagura ntabwo ati ibirenge by'abavuye guhamba umugabo wawe ngibi biri ku muryango, nawe nibageze bate nibakujyane. Ako kanya Safira yikubita hasi arapfa, akurikira umugabo. Harya reka mbabazi, iyo Safira na Ananiya bazana nk'umugabo n'umugore, sibyo? Ananiya agatanga amafaranga, Petero akabaza Ananiya ayo bazanye, Ananiya akabeshya akikubita hasi agapfa. Na Safira yari kubeshya? Shoboka ko byamira kose yubatse ibintu ntabwo biri gukinishwa, ari gukererwa nta mpamvu byatumye abana baba imfubyi. Ubu rukerezwe n'iki? Iri toro narivukiye ntabwo narivukiyemo, ariko nasaza amateraniro yayo atangira 2:00 agataha 6:00. Hariho n'abaza rero byagera 5:00 we maze agatangira akareba ngo ariko kwani mubwiriza 5:05 abantu baribonye. Ariko ubundi abayobozi bawo barareba nibazima batumira abantu bica gahunda kuki, ariko ubundi abo bantu babakuye. Arashaka gutaha ngo ajye kumva umupira ari ku isabato, ariko ngo umubwiriza yatinze. Ntabwo mvuze ngo ababwiriza bajye barasa abantu mu rusengero, ntabwo ari cyo mvuze, ariko ni ukubera iki? Nahuzi gukererwa nta mpamvu. Ku isabato nzazinduka Mana yanjye, Imana izafasha. Umuntu uzaza nyuma ya 2:00 bayobozi muzamunkope uzatubwira aho uvuye rwose, utubwire ibirometero wagenze. Gukererwa nta mpamvu. Intambwe ya 7 tekereza ko ari nayo nshobora gusorezaho. Intambwe ya 7 iranga basubira nyuma. Ubucuti budahesha Imana icyubahiro. Ubucuti budahesha, ntabwo mubyumvise, reka bisome hano bisise ngo mubyumve neza. Gute nagombye kuvuga ingingo gatanga n'isomo, ariko ntabwo byapfa kunyorohera. Ubucuti budahesha Imana icyubahiro. Abanyarwanda kuva kera barabahanga baravuze ngo nyereka uwo mugendana ndakubwira uko ugenza gute ukuze. Mwewe ntabwo ari kubahuka ukamashini kamfunguriye arimo kamushwara kanzanye aho inyuma aho kurwana aho Jembre mbabwiye, ugendana na mubi ukaba mubi, ugendana n'umujura ukaba umujura, ugendana n'umusinzi ukaba umusinzi, ugendana n'umusambanyi ugahinduka umusambanyi kandi utabizi. Umva ya magambo abakomeye n'abahanuzi paje 231. Ubucuti budahesha Imana icyubahiro. Muje Imana inabakera ndisaravuga ngo iyo Satani atumye abakristo bifatanya n'abatazi Imana kandi bagafatanya nabo mu binezeza, bimushobokera neza cyane kubagusha bakagwa mu cyaha. Ndabisubiramo, ndasomye ngo iyo Satani atumye abakristo bifatanya n'abatazi Imana kandi bagafatanya nabo mu binezeza, bishobokera Satani neza cyane kubashuka bakagwa mu cyaha batazi Imana. Akurika mbabazi, ni gute ubura umukobwa w'umuheburayo ukumva ushaka gushakira i Babuloni kandi ukumva uzagira urugo rutekanye? Uwo mwuka ugufasha ntabwo bisobanukiwe. Uko umuje Imana yavuze, yarakomeje aravuga ngo Imana ishaka yuko Imana ishaka yuko byari ubu habaho itandukaniro rinini cyane hagati y'abantu bayo n'ab'isi, haba mu migenzo, haba mu ngeso, haba mu matwara, nk'uko yabyifurizaga Israheli ya kera. Ese ashimwe ake magambo rumvikanye.
amagambo ashobora kuba ari gusona nabi mu matwi. Aya magambo ari kumvikana ngo Imana ishaka yuko uyu munsi ubu ngubu tuvugana hakwiye kubaho itandukaniro hagati y'abizera n'abatagenze bate. Hakurika mbabwiza ukuri, ndabizi ndimbata mugenzi wanjye na mwene se mu myaka maze 30 gutora, namwe mwaba abagabo bo kumpana. Isoko mutanga hafi y'iri, isoko muhanda uri hafi murema n'iri, nta soko mutanga haba isoko. Yitwa ngo Nyanza. Nyanza hajyugwa Nyanza nazini hari isoko. Ndababwiza ukuri mu myaka nka 20 ishize washoboraga kujya hano ku muhanda ukabona abantu bagenda mu muhanda ukamushuma uyu ni umugizi ntawe baje bavuga uyu ni umurokore ukavuga uyu ni umunyagatolika. Ariko uyu munsi wa none kugira ngo uzabitandukanye byabaye agatogo n'isosi n'ubugari. Iri tandukaniro riba he? Reka mbabwire ikintu. Ubundi Israeli ya kera yari mwarimu w'isi, yari mwarimu, bivuze ngo amahanga yose yagombaga kuza kwigira kuri iryo shyanga. Israeli yari bandebereho ku ngesi zari zo zose. Hano yavuze ngo umva aya magambo, Imana ishaka yuko ubu habaho itandukaniro rinini hagati y'abantu bayo n'ab'isi, haba mu migenzi ni kimwe, haba mu ngeso ni ikindi, haba no mu matwara, nk'uko Imana yabyifurizaga Israeli ya kera. Imiburo abaheburayo bahawe babuzwa kwivanga n'abapagani ntiyarasobanutse neza kurusha ayo Imana ibuza abakristo kwemera umwuka n'ingeso by'abatazi Imana. Bivuze ngo niba kuva kera ubwoko bw'Imana byari bibujijwe ko bwifatanya n'abatazi Imana mu ngeso, n'uyu munsi biracyari hame. Yego cyangwa we biracyari hame. Ubikunde cyangwa ubyange, ubyice cyangwa ubikore, ntabwo twebwe tujya kwigira ku isi. Nejo bundi nari ndimo ndeba ku mbuga zitandukanye, mbona umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi umugari Uganda, bari bamuvuga ko bamutaye muri yombi, bari kuvuga ko yerekanye amafoto y'urukozasoni, bamuvuga amazina, bavuga ko ari umunyarwandakazi, ni uriya wahimbye indirimbo ngo ni Nyashi. Amanyashi nayo mwarumvise? Amanyashi ni amagi. Nyashi ni seko mutazi. Nyashi ni iki? Nyashi ni ubwo rero mwagize abakristo kubera ko muri imbere yanyu ubu n'abadive aratambuka n'abakobwa afite Nyashi. Arewe izi Nyashi zawe ni ikiro cy'umuceri turi burya, izi Nyashi zawe ziri bugushi upfura muki. Arewe niyo mpamvu uyu munsi wa none nuko afite ari kwemera agahambira ubu udafite Nyashi ntawe uramureba bari kuyipapa. Biteye ubwoba. Hakwiye kuba hitandukanye. Umunyamahanga arabyina Nyashi nawe ukabyina Nyashi. N'ubwana buto bw'akadugiri mu muhanda bwamenye ko ari Nyashi. Akanda gato mfite kakuzukuru k'imyaka 4 gaherutse kuva ku ishuri ngo padi ngo dore Nyashi yanjye. Kabana ko mana y'Yesu. Isi tugere. Kuko ikibuno ngo cyabaye imari umunsi wa none. Rega niyo mpamvu buri kugihambira mbona mwenda no gutaratsa inyene. Ko mana yanjye. Ariko babwire ishiti muhara twishi. Vuze nabi ntacyo nicuza. Tujya mbere. Igihe Abisirayeli bari bamerewe neza kandi bafite umutekano, bakoreshejwe icyaha
kudamarara no kwihugiraho byasize umudugudu wo mu mitima yabo utsinzwe, maze hinjiramo ibitekerezo bibi. Abagambanyi bari bari imbere y'inkike bakuweho ibirindiro by'intekerezo shingiro, maze bigusha Abisiraheli mu bushobozi bwa Satani. Ibihindizo rimwe na bamwe ukuri mugenda umanuka uratakaza ibihindizo. Urifuza gusa n'abisi, urifuza kwambara nkabo, urifuza kujya nkabo, urifuza kuba nkabo, warangiza ukavuga ngo ni uburenganzira bwawe, ngo ni visiyo. Nibyo, ariko ibihindizo birimo biratakara kandi vuba bidatinze. Ntabwo ari uko bizasoza. Umva uko umuja w'Imana yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo umva ariko ni muri ubwo buryo Satani ashaka kurimbura umuntu. Imyiteguro miremire itazwi n'abandi iba iri mu mitima mbere y'uko umukristo akora icyaha ku mugaragaro. Ibitekerezo by'umuntu ntibigwa mu kanya gato ngo bive ku rwego rwo kwera no gukiranuka ngo byandure bibe iby'urugomo. Kubwo kwemera kugira intekerezo zidatunganye, icyaha cyari kibi cyane kizahinduka icyiza kugeza ubwo ubikora wumva nta kibazo. Nta muntu uryama uyu munsi buke yaguye, ahubwo intambwe ntoya igenda yiyongera ku yindi, ugenda ushaka gusa n'abandi, ugenda ukopera, ugenda ureba wifuza kuba nk'abandi. Ibihindizo birimo biragenda bikurwaho. Mu minsi mikeya uzajya kwisanga usange wabaye nk'abandi bose. Bijyanye n'imyitwarire ufite ikibazo muri iyi shyaka, muri itorero. Ku buryo abantu batagifite ikibazo cyo kumera nk'abandi, ku buryo abantu bacyadipfa. Nasengeye nagiye kubwiza muri uyu mujyi, ntabwo ndahavuga mutahamenya. Nagiye gukora amavuna, nazengurutsemo cyane hano. Noneho igihe twari turimo dusenga, hari gahunda itorero ryari rigiye kujyamo, basohora abantu bose b'abashyitsi ngo itorero ribone uko riganira na gahunda z'itorero. Ubwo basohoye abantu b'abashyitsi, nawe narasohotse. Abigisha yari arangiye ku gatoya. Ngeze hanze hinjiye imodoka 3 z'ivatiri zirimo abantu 5, ubwo ni 15, basohokera n'icyarimwe bose nsanga n'abana bacu b'abakobwa. Noneho nabo ubwabo bahageze baratungurwa, buri wese agasuhuza undi. Namwe se mwaje hano? Namwe se mwaje hano? Namwe se mwaje hano? Urumva ibyo nibyo nabonye, ntabwo ari byo nabwiye. Ndi wacu ngo bagira amategeko, ngo akaze, ngo barabihuza. Mana yanjye we, abana bari bambaye ukuntu buteye ubwoba. Ntabwo urabona uko kubyo aje acara imbere y'abantu, nawe ntabwo uzasenga. Bari kubiseka abana, kobwa beza bafite ikimero kiza, ukibaza undi ubu ni ibijyanye muri itorero, ku buryo abantu bari kwiga ku mujyi wa Kibabuza aho basera iwo turuseye n'ibindi wacu bo ntibabimera ngo hano ngo boroshye ibintu bari gushakisha gahoro ibintu. Bantu uri nabura usengera babwiye ngo ikiri Bibiliya zakize, umaze nakubwira ibi bintu bire mubaze ngo uruye wumve ko ari amamboye, niba ari amagambo uzabikome. Nareka Bibiliya akakwereka ubwo buhanuzi, igihe kikaba kibyerera. Yona yende neza ko afite ikibazo mu nda y'ifi. Samweli yende yapanye amabanga yo ijuru, yemera icyaha asayira imwongeramo imbwa. Ikibazo twe dufite uyu munsi none ntabwo twemera, ariko reka Imana yo mu ijuru kugoroba yiteguye umutima wawe, ariteguye kukuka neza cyane. Yeremiya igice cya 31 niryo somo nifuza kubarizaho, tuzasubukura. Yeremiya igice cya 31 gatatu n'uwa kane. Yeremiya igice cya 31 murongo wa 3 n'uwa 4. Niyo mezerano nifutana kuri mugoroba igihe ejo tagaruka gusoza isomo rya Yeremiya igice cya 31 na murongo wa 3 n'uwa 4.
Uwiteka yambonekeye kera ati ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho, icyo cyatumye nkuruza ineza yanjye nkakwegereza amina. Uwiteka nagukunze urukundo rujya rute? Imana iracyakunda kuri mugoroba. Imana yatuhamagaye izina yacu, Imana turi mu itorero ryayo. Umunsi njye nawe iradukuruza urukundo rw'ineza kandi ndakwiyereza. Murongo wa kane, nzonda kukubaka. Haleluya. Nzongera kukubaka. Imana irashaka ko imitima y'abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore, kandi ninkuba nawe uzaba ugera gute? Ubatswe neza. Inzu ubatswe n'Imana. Imana ishaka kubaka ingo yacu. Nicyo cyoro turimo bubyutse. Tuzasoza neza gahunda y'inguro rye. Nta wugambi dufite. Ndasaba twese bo mu ijuru, Imana yo mubatsi mukuru ukomeye ikuke, kandi nikuka urabakize rwose. Gatanu, ntarezo nzongera kubaka nawe. Uzaba wubatse wa mwari wa Israheli we, uzongera kugira shako yawe, kandi uzasokera mu nda z'abanezwe. Uzora gutera inabibu zo kutoza Isabia. Abatera azatera, kandi abatarezeza n'imbuto za. Kuko hazaba munsi ubwo abahinzi bazangurira ku misozi ya Efurayimu bati nimuhaguruke turabuke Siyoni dusange Uwiteka Imana yacu. Gasaba Imana kwiyoroba. Iyo Imana ivuze bazahiga, yewe erega ijambo turimo tuza muri iki cyumba tumere nk'abarimo baba izi mbuto mutima y'abahungu n'abakobwa. Ngo Imana ntizibagarira niyizi n'igitubura mu bwa Mwuka Wera. Imana igira ku mutima wawe kandi wayemerera ahasenywe hose, Imana irahubaka izina rya Yesu. Kandi nikuba urabakitse rwose. Ndasaba kuri mugoroba uko twabonye muri Mateyo cya 2 murongo 24 twasanga inyubako. Hari inyubako iri ku musenyi, hari n'iyoswe ku rutare. Ndababwiye kuri inyubako yari yubatse ku rutare, umuvu waraza urateba, umuyaga uraza urakubitaho, shuhe amasose araza. Kuko inzu yari yubatswe n'Imana, yari yubatse ku rutare, inzu yasigaye ihaze, ariko inyubako yose yararitse. Tuvuze inzu yubatswe ku rutare, urutare ni Kristo umwami wacu. Uba kuri Yesu ntabwo azigeragwa n'umuntu umwe. Nagira n'inteya Imana izamuzamura. Mugoroba Imana yakire kwita kwacu. Muri uyu mugoroba ndabasaba cyane nanjye kiga mu mitima y'ingingo Imana ngo irizo ry'icyumweru cyo kujyamo. Nehemiya yaragaze aravuga ati njyewe sobora kugeza kumanuka ngo mbasabe ndimo ndabona umurimo w'Imana, ariko namanutse yarabazamu. Abidi bitubwira ngo namura maze nge aho wagenje wagende. Muri uyu mwiza iruhano umugisha. Imana iri kwitanga kwacu. Ngeze ngaho wese inzu kuri mugoroba ubiteho yayibasiriye mugoroba.